kugira ngo duhe imbaraga zo kubaho twifuza ko ingoma y'Imana imenywa na bose, igakundwa na bose kandi igakorerwa na bose. Niwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Namwe kandi nimuhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye ari nawo babagagaho intama za Pasika, abigishwa ba Yezu baramubaza bati, urashaka ko tujya gutegura he ngo uharire Pasika? Yezu yohereza babiri mu bigishwa be, arababwira ati, nimujye mu murwa muri buri hure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ngo icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke mu nzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteguye neza, abe ariho dutegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Nuko igihe bafunguraga, Yezu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bagana ku musozi w'Imizeti. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, Yezu Kristu watwitangiye yifuza ko natwe twakitangira abandi. Kuri uyu munsi twizihizaho isakramento ritagatifu, birakwiye rwose kumwiga imvugo, ingiro n'ingendo, tukabeshwaho nawe akadukiza. Yezu Kristu aratwigisha gushimira. Ibyo dukora byose tugashimira Imana. Tugashimira Imana ibyo iduha, tugashimira Imana ubuzima iduha, tugashimira Imana ingabire y'ukwemera idufasha kurushaho gucengerwa n'amayobera y'iby'ijuru. Yezu Kristu rero watwitangiye, naduha imbaraga zo kwitangira abandi, natubesheho, amaraso ye aduhanagureho ubwandu bw'icyaha cyose, maze atwinjize mu mpuhwe z'Imana, tubeho turi abanyampuhwe nk'uko Imana idahwema kuzitugirira.
jana kuri nyuma hariya
Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye ntibamumenya. Yezu arababwira ati ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kirofasi aramubaza ati ni wowe wenyine ubi Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki se? Baramusubiza bati ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Isiraheli, none dore uyu munsi ubaye uwa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati mwabiburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo yagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo, ariko bo baramwinginga bati gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu. Bahasanga ba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, natwe dushobora kuba nk'aba bantu bajyaga Emawusi. Batubwiye ko hari umuvandimwe witwa Kirofasi, ariko ndashobora kuba njyewe. Ashobora kuba njyewe igihe cyose ntemera ibyanditswe bitagatifu, igihe cyose nsa nk'uhumye, kandi ibyanditswe bitagatifu byari bikwiye guhumura roho yanjye, guhumura ubwenge bwanjye, kugira ngo menye Yezu, mwemere kandi mwemeze abandi. Uyu muvandimwe utavugwa ashobora kuba ari njyewe. Igihe cyose ngendana na Yezu ariko nkamushidikanyaho. Igihe cyose ngendana na Yezu ngashaka kwirwanaho,
gashaka kwirwanirira kandi ari muzima mu buzima bwanjye. Uwo muvandimwe rero utavuzwe ashobora kuba ari njyewe cyangwa se wowe, igihe cyose ubona Yezu ariko ntumumenye kubera ko ushidikanya. Ashobora kuba ari njyewe cyangwa se wowe, igihe cyose ushidikanya ku byanditswe bitagatifu, igihe cyose utabona Imana mu byo uri kunyuramo, igihe cyose wibwira ko yabaye indorerezi mu byawe. Ushobora nawe kuba uri uyu muvandimwe utavuzwe izina, ariko Yezu aragusanga, Yezu aransanga, akarushaho kunsobanurira, atanshiriye urubanza, akarushaho kunsobanurira kuko azi neza ko igihe ansobanuriye mfite ukwemera nshobora kumwemera. Natwe rero twinginge Yezu, dusabe agumane natwe, tumusabe agumane natwe mu buzima tunyuramo, mu bigoranye, mu byiza, agumane natwe. Tumwumve, ijambo ry'Imana tubwirwa buri gihe rishyire mu mitima yacu ibinezaneza, ridutere ibyishimo, riduhe amizero, kandi igihe cyose turyumvise tubashe kumva ko Kristo ari kumwe natwe. Igihe dusangiye umubiri n'amaraso bye, biduhe kuba intumwa, tujye kwamamaza hose ko twamenye Kristo, ko twabonye Kristo, ko twumvishe Kristo, ko twahawe Kristo, kandi twiyemeje kumugeza ku bandi. Yezu Kristo rero utwiyereka, udusanga, akatwigaragariza kugira ngo tutamwitiranya, kugira ngo ibyo dukora tutabyiyitirira, nabane natwe, aganze mu mitima yacu, tubeho turi abantu bamurikiwe nawe kandi bifuza kumurikira abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe.
ubana n'Imana Data mugategekana mu bwaro mutagatifu uko ibintu barabisimburana iteka. Niyasingizwe Imana, niyasingizwe izina ryayo ritagatifu, niyasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, niyasingizwe izina rya Yesu, niyasingizwe umutima we mutagatifu, niyasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, niyasingizwe Yesu Kristo mu isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya, niyasingizwe Roho Mutagatifu Muhoza, niyasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu, niyasingizwe ubutasama mu icyaha bw'ubutagatifu, niyasingizwe ijambo ryo mu ijuru ryamwimakaje, niyasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi,